gira vuba icumu uyu munsi uyu munsi kurangiza umva rero ndashaka kuzajya umuncu ndumva watuje twaganira yewe nicaye ndatekereza nsubiza amaso inyuma ndeba igihe tumaze muri Kigali ndeba icyo twigejejeho ndeba ukuntu turi kubaho sinzi intego y'ubuzima bwacu noneho aho bigeze nimba unyifuriza kubaho niba unyifuriza guhora ngenda niba wenda we niwitekerezaho ariko nanjye ndakurenganya wanekerezaho tutitekerejeho ngeze ukuri umbwire Korodina ntabwo ariko nagutekerezaho ni ukuri hari igihe ukora ikintu uzi kandi ari imikino cyangwa kiri burangire amahoro ariko ukabona biguteje ibibazo kurushaho ni ukuri mbabarire ku bintu byose maze kugushyiramo maze kugushyira mu makosa menshi ubwo none nta cyizere mfite ko hano uri buhagume kubera njyewe none dukora iki niyo mpamvu ngiye rero ako se mana yanjye kumbi babana n'ubu buzima bakuriyemo bivuze ngo ibintu byose Dorori yigira ni ubuzima bubi yakuriyemo nanjye narangiza simbamenye ngo mbafashe Mana mfasha ngira ikintu nabihinduraho kuko aba bana ndamutse n'abafashije umutima wanjye wajya uhora uncira urubanza pe kandeba icyo nakora mbafashe abanyakuri nuko abantu baba batazi ukuri kw'ibintu tuba tunyuramo mu rugo rw'iwacu ntabwo njye nakagiye gukora akazi ko mu rugo ni ukuri ntabwo iwacu nabura ukuntu mba ariko uramugora nakabya ariko kugira ngo nawe ubone amahoro napfa kugenda nkajya kuba yashaka akanyica iyo nari kumwe nawe ntabwo ibibazo bye bigira nabi ariko urabizi iyo ndi ukuntu mba merewe nabi cyane rero mbabarire nk'umuvandimwe wanjye ntabwo nshaka gukomeza kukubabaza kandi mborera n'amakosa yose nagukoreye Korodina ntabwo nkwanga urabizi n'ubuzima butuma tumera gutya umubarire sibyo ngiye ndafashe umwanzuro ko ngomba gusubira mu cyaro nkagenda nkabaho ntabwo uko bishoboka byose ntabwo wasubira mu cyaro uriya mugore yakwica Korodina i Kigali abantu babona amahwe bagira ntabwo badukunda ngomba kwisubirira iwacu nashaka nkagenda nkapfirayo reka mubwire ntabwo ari ukuvuga ngo si uko abantu b'i Kigali batadukunda ariko nawe urakabya ntabwo wimenya ngo umenye ubuzima twavuyemo reba nasize abana babiri reba mukaza ukuntu kugira wakihanganye ukabaho ugafata umwanzuro nzi ko nabuze akazi kandi ubizi ko nari naravuze ko nazongera gukora amakosa abantu ntabwo batwihanganira si Korodina mbabarira sibyo mbabarira ku makosa yose nagukoreye gabanya kuri ntagira ukunera ikinini gabanya kurira rero nagenda sibyo ugiye mu cyaro wicareyo noneho gushakira akazi uzaze warisubiyeho sibyo Korodina isubiyeho kera ni ukuri ahubwo uriya mugore menya ntabwo nzibye pe ntabwo amaraso yacu yahuye sinzi impamvu mugirira ibibazo kandi ni ukuri n'umwana mwiza yigeze kumfasha amerewe nabi cyane kuruta ubu ngubu nubwo ntabikubwiye byose ariko agira umutima mwiza rimwe na rimwe mana wowe ibintu ndakwitwaramo
ntabwo natinda njye ntabwo nongeye kurara hano ndashaka kwitahira. Oya mbabarira Korodi wapi? numva ndi gutitira mbuze icyo gukora ubwoba buranyishe. Korodi mbabara basi umerekeze. Yesu we Mbabarira. Sibyo? Mbabarira umerekeze nitahira hakiri kare. Ngiye bwije uriya mugore nta nubwo yanyingurira. N'abantu bo kuri botike imyenda yanjye barayifatiriye. Ubu se kuko ndataha mfite iki? kamubwira ubanza mbwira uriya mugore amembe basi make, urabona ko yanze no kumpemba, noneho mubonere tike. Korodi ndayibona. Ndagenda hahandi bafite imyenda yanjye n'ubundi mbabeshye yuko nzahita nza kwishyurira icyarimwe ntibashaka bayigumane ngo niti. Barayima ntabwo banyima 1000. Tujyaneyo. Tugenda. Kumva ndi gutete. Korodi ibyo bintu byikuremo twigendere. Kandi nzi ko nzabaho. Komana kutiko. Semwe mugiye. Ndi kuzara Korodina ari ahantu nabonye akazi niho ngiye. Hehe, se wabonye akazi he? Harya bambwiye ko Batsi. Akodoro nujye uhinduka. Ubu utekereza ko ibintu byose mwavugaga nabumvaga. Nabumvaga pe. Wagiye wemera ko ibintu byarangiye ugatuza ugaca bugufi koko. Doro. Niwe ndi kuvugisha. Njyewe rero nk'umuntu wumvishije ubuzima bwiwe. Doro nizere ko ibintu byose wavuze wahindutse koko. Warahindutse atari kuvuga ngo ni amagambo cyangwa agahinda. Ndashaka kumva kubibona ibyo wavuze ko bitandukanye nuko wahindutse. Ngiye kugufasha. Nizere ko ariko wahindutse. Doro wahindutse. Ngiye kugufasha ngo ushakire akazi. Sibyo? Sawa. Umva nagira aho ajya. Nabireke kugenda ngiye kumufasha mushakira akazi. Umva sha uzi ikibazo nahuye nacyo. Ibaze ko numvirije babakobwa nsanga babayeho mu buzima bubi. None wowe undi ngo ni Dorori, uzi ko uriya yarezwe na mukasi. Umva cyakoza numiwe nahise menya ko impamvu ibiriya byose abyigira yakuze nabi. Nta burere yahawe. Sha nabumvirije nyine bari kuganira numva bafite agahinda. Sha nshuti yanjye ahubwo babara tubafashe. Oya wana nyine ndabizi nese ubu naba mbyibagiye ibintu byose bankoreye ntabwo nabyibagirwa. Ahubwo nyine nanjye mfite umutima wa kimuntu. Ngeraho nyine nkagira impuhwe. Nta wamenya rega wasanga ari we mugisha wanjye cyangwa ari umwako wanjye. Sha umva mfasha tumushakira akazi kuko nabonye rwose ababaye pe. Arababaye. Tumugerageze kandi uko nabumvishe kuko batari bazi ko mari ashobora kuba yarahindutse. Umva niyo wamushakira akazi kaho ariho hose se bararega ntabwo baba basaba menshi. Baba bashaka aho birambikira umusaya bakirira. Nta kibazo pe wabumfashije naho ubundi reka tumurwaze nahise ko shaho buriye umuntu mwaturutse ahantu hamwe. Urabizi ko ari uw'iwacu mu Ibutare rero mba ngira ngo mufashe nta wamenya. Ngimbwa yiwanyu kurya ikurundarunda oya sha wapi kabisa. Uriya wasanga ari we mugisha wanjye nta wamenya.
kanyengira neza nigendera. Sha mumfashirize pe mumfashirize uzambwire. Sawa, merci. Sawa. Nese ubwo ko watinze kuduhamagara ngo utubwire. Reka ni ka karima ngo ni KORODINA. Twamwumvisha da. Ako urwo rubosi rwanyu narwo nta mpuhwe rugira. None se umugore akorera amafaranga yo kuruhereza we. Rwarayirumireza. Nuko twahuye n'irora hamwe. Yabashambona neza. Reka. Umva, nagiye kumva numva aravuze ngo umuntu bare. Ubwo se twagiye hagize ikibazo tuguhamagara tukakubwira hakiri kare. Wabize gake. Arahashwe shatangiye kunsiga ibiryo mu mutwe. Ahubwo umva nkubwire wambabariye tukaza guhura. Cyangwa uze turi twenyine. Umva ngo inongoye mwana. Cyangwa ngo mwana. Umugwaje gasya mwana bishyuye. Have. Zana ariko baze mwibwirira ibyanyu. Umva rata. Yigo nashakaga nyine umfashe duhure nawe. Rekana nawe nyine arya nkayo uramuyoboye ko ari byo yorora iwabo. Namaze. Ufite umushaka naguhaye. Ni akare kangere se ndya ibitoki we. Uyu mukobwa se ko ibintu byose abonye abirya. Ntabwo uzi niyo batubwiye ngo duteke ibijumba ngo kandi ngo tutabihase ngo duteke n'ibyacu twenyine karahinda kakabiteka. Ntabwo ujya wumva wa mugore yo yashikoye. Nigiye mugize igitaramo mbw'ibyo mubwira. Umva mbabarira ndakwinginze. Nta kibazo. Wowe nubona binashoboka uze turi twenyine. Mubikire. Yego nta kibazo. Nubona unahamagaye sinyumve we wurire hejuru mamagare ndayitanze. Kandi nukuri n'ibicama nanjye nzago. KORODINA wamanje. Ni surprise. N'ibicama rata nzaguhaha. Sawa. Ndakuvuna. Sara kamusika ibintu wagiye umera nk'abakera. Ndaguhonda. Ntukirirwe ubona ibintu byose ngo nawe uvuge kuza kubinkoreraho. Amase. KORODINA. Mora? Ndakwasa. Mare. Cyangwa wicaze muri iyo safuriya. Umuntu ubuzima we kumarira mu safuriya wowe. Inkumi we, inkumi ni. Ubu se warura mu isahani ukarya ntabwo wari kohereza bigakunda. Uba urira hema. Urira cyangwa Ndira mu muntu. Ngo buke. Wagiye. KORODINA uri igicucu. Nukuri kw'Imana. Nukabonetse kugira ngo bamwishimiye. Ko mama utera yajaga mama we. Yewe. Ye baba we mama wanjye ntabwo yari ikigoryi bigeze aho ngaho. Ahubwo Senda ruranye. Umwana wawe ngiye sinzi ahantu uzakugeza. Abana b'abandi bazarwara amacinya kubera wowe. Abana se niba ndi kurya. Ya niba ndi kurya. Mbese urimo urarya ukipfunisha imyenda wambaye wumva uri muzima wowe. Wowe ubugoryi n'ukuri kw'Imana. Wowe ubwenge mama. Komeza urye waje. Kandi Nandambe gusiga n'ubundi ndahanze. Doro, oui. Mbamuki. Mbabanzanire pade hariya. Pate. Kuri botike. Pate. Pade.
wowe genda kuri botike ubabwire pade bareta bamenya yasu Yavuze ko twabaho pate jo. oya ni pade wowe genda ubabwire gutyo sibyo Yasupa. banguka ariko banguka ndashaka kugenda kandi Akamare ko. nta yindi mfite ujya iruka doro iruka mbabariye Dororiki. Sikusiga witabisha amaguru nk'imbwa ntabwo wanyumva. Ntabwo uri kuramabuje kundi umuntu musakuriza. Urongeye? Mbwira ibyo mbwira nigende. Winkora uri mu matorosho. Ni nakarabye. Uzi ibintu byawe kuri piyeri. Piyeri wahe? Uzi bangahe? Woko akanona. Ariko nyine urirengagiza. Ese ba Piyeri ntabwo uzuye i Kigali. Abi Kigali se bo ujimenya amakuru yishingiye. Amazu urajyanye ingwe muri koma. Yishingiye se n'uwo. Kangahe no yegwemo wa munsi akugira. Tangira gute? Tubyihorere yishingiye kandi ngo yishingiye kuri cya gikobwa ngo Ikihetse cyo kwana. cyakindi. Kabundi wajya umbwira inkuru ziramu. Icyuzi cyagusimbura. Uretse mbwira ko ugiye kubimbwira. Piyeri wako akanonora yishingiye n'umukobwa witwa runaka wa wundi utuye epfo cyangwa ruguru ninde bivuge neza. Uzi wagusimbuye umusuzane bwa bugoryi bwawe. Ngende n'ubitekerezo ko mvura ibumbwire inkuru ndezo mbwira kare. Undi nta nkuru nziza igifa mu kanwa kawe. Piyeri yishingiye. Cyangwa uzi ko ndi kukubeshya. Nese yishingiye nande byagenze yishingiye nande uzi yagusimbuje ninde? Ninde? Piyeri yobe kunatendeka we nago naje kumenya ko agutereka. Nyine uvuga izina rimwe gusa. Macibiri se? Mafinyonyosho boya none macindire macibiri nyine. Asutinya Imana aratendeka cyane akagisuka kawe Ubu abantu baba bapfubusa. Piyeri na macibiri. Ubuse ari macibiri na Piyeri ninde bizi? Ni Piyeri. Piyeri ureshya kuriya ni nyinya. Ndiwe ninyinya birase Abasore nibi. b'inyinya kuri Birase ko babigezweho. bakafata icyuma bagacisha muri nagari nyinya. Ngaza nabacisha muri ayo yawe ndebe kuza niyo nyuma. Ngeze bakuba nk'undi nyinya. Ninde bikubwiye ntuze we. Uramushinzwe sinajya nkubwire ko uri byarangiye kumbe, nushaka gukore. Sinari mbizi. Ntabwo Piyeri yakushingiye. Nari mbizi neza kuri murakora ngo ubika ngo kugira ngo muzagure ngo yanka yiwabo ngo mukanya tumaze kuvugana ibyo binyoma byawe ushaka ahantu bishyira izina ry'Imana niba mwana avuganye akakubeshya ko atarishingira no kugira ngo umuhe udufaranga two kugira ngo ajye amuhahira naho ubundi bamaze kubana bari babihishe none abana sarabi nyine ninde ubikubwiye uramushinzwe nguhaye amakuru abikubwiriye he kuri telefone abimbwiriye ese ugize ubona mva hano none ubwo urakora iki ko mbona ubuzima bwanze Wajya gukora dismwoherereza yishingiye. Claudine. Karam. Reka nibi byanye nibazaga umuntu wamenya amazi. Ni Dorora wabikora. Dorora saye. Yagiye. Bagoragaruka. Ariko bari hafi we. Umva. Nazi mubwira ko musana. Korodina ndavuze ngo gira vuba vuba ino tapi iminota 2 mbone wayirangije uhita ujya gukora kiriya gikoni cyandagaye kuri ariko uri umukobwa uri umugore uri iki ni mwanda ugira nyetse inzaho zawugeze urabona kiriya gikoni ukuntu wakigize se umuntu yakorera ibintu bimwe byose mabuja mujye muhana abakozi bo mu rugo agaciro kuki utabanje gutegura kiriya gikoni uburyo gisa ese burawagize neza abana bari kubyuka bakicara ko bari bayinyayeho ninjoro bayumuje ibikoni wari kubatekera no muri uriya mwanda usa kuriye ahubwo tsigaye mbona ufite agasuzuguro ko ni mwebwe ibintu byose mu byica twebwe tubyica gute ahubwo umaze kurengwa ntibaze nk'inyuru ubuma naje hano narya mwagiye muhana abana oya banzu ndebe iki gicupa kimaze ahangahe ibyumweru bingahe iki gicupa kimaze ibyumweru ariko nawe warakibonaga wakihakurura umuntu ushinzwe iki hano muhembera iki ese wibuka ko ndi umuntu cyangwa ugira ngo ndi kuba uri umuntu ntabwo bivuze ko nabizi cyangwa nabyibuka uri kumva ariko nawe ugomba kumenya inshingano ufite muri uru rugo ntabwo ariko urakabye ngaho ikariso zawe ngaho isutiye zawe ngaho inkweto zawe ngaho ugeze naho kumbwira kugucira inzara byose ndabikubahira ariko ntabwo umukozi wamara icyumweru umembera no gufura ikariso zawe mu mafaranga wasabye nimba bitarimo uvuge nayo nyakongera nta kibazo munsezerera aho kugira ngo ngaho imihango ndafura ngaho amabyi y'abana ndafura
ariko aka gasuzuguro usigaye ufite ndaza gushaka ukuntu ntabwo ari agasuzuguro umuntu utaramenye imana ndaza gushaka ukuntu nkakumaramo nta kibazo kuko narihanganye ndarambiwe nanjye ndarushye pe ugire vuba woho gutenda ngende nonaha ahubwo watinda ntabwo nshaka kukubabaza mbabaza mva genda gusaba kiriya gikoni ngaruka iminota 2 wamaze kugikora gerageza seka Agiye maze kumenyera mu rugo rw'abandi. This Derek again.